rero twatangiye ikiganiro ariko numva uhise winjira ahandi hantu n'ubuhanuzi cyangwa ni ibintu usanzwe wari ufite. icyo cyubahiro wicayemo si icyawe, gihereze nyiracyo. hanyuma nyiracyo jewe n'ibyo uri kwivuga nta wundi nimikirwa kuba representa wa ADPR. jewe n'ibyo uri kwivuga nta wundi. Twasoza usenga nta kibazo tunasenze cyangwa se tutanasenze nabyo ntacyo bitwaye, kuko iby'Imana bihora bisengeye, abwirwa benshi akumvwa na beneyo. amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Ni Gatana David, turi kumwe na umukozi w'Imana hano Apotre Ezekiel Rukundo. Apotre Ezekiel, nje maze kurya inyama, niyo mpamvu mubona ndimo ndigira gutya, maze kurya akanyama. none se wabaye apotre ryari? uko abantu bakubona bakwita izina bitewe nuko n'ikiciro ugezemo nuko abantu bakubonye. muri iyi minsi nabonye bari kunyita Apotre Ezekiel, nanjye mbyakira gutyo. Waronteye ubwoba. none se nari ndimo nibaza wabaye apotre sinabimenya. birashoboka ko udashobora kubimenya kubera ko rimwe ijambo ry'Imana kuri Samuel ryaramanutse ribwira Samuel ngo jya kwa Yesayi unyimikireyo umwami, kuko namaze kubonamo umwami mu bahungu be. aravuga ngo ndagenda na Sawuli nabyumva akazanyica. bivuze ngo Dawidi yabaye umwami, Sawuli atarabimenya. si igitangaza rero kuba wayoberwa yuko nabaye apotre. ahubwo da cyane uri gutwika nka bariya ba ubundi se nkitse byo byaba bitwaye iki? uvuga ngo hadashye ashi koko hanatokombere. ariko cyakoze uransetsa. uyu ni Ezekiel uzwi ku ndirimbo, ni umuhanzi, ni umuvugabutumwa, ako karagaciyeho na apotre, yego ufite amazina menshi. nta kibazo baryita nta kibazo. oya njye nitwa Ezekiel Rukundo, ndi umugabo ndubatse, ndi umuhanzi. akenshi nzi ku indirimbo yitwa aha turi hahoze abandi, ariko hari n'indi ndirimbo maze iminsi nsohoye, wenda bajye kuri Kiranuka TV bayirebe, yitwa ibyakuranze, bajyeho baraza kuyibona. Yes, Ezekiel rero turagira ngo tuganireho gatoya ku bintu bijyanye n'abahanuzi muri no minsi kuri social media. ubundi bimeze bite? cyane ko ari nazo turi gukoreraho cyane. uri kubona bimeze bite? bimeze neza? bimeze gute? ku giti cyanjye navuga ngo bihagaze neza, ni trebye, kubera ko Bibiliya yaravuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira isi yose. naje gusanga rero nta bundi buryo ubwo butumwa bwakwira isi yose, bugomba no guca kuri social media. nta rubanza mfitanye na social media, ndetse n'abantu bacira urubanza social media ahubwo baraguye. Imana bakubita gahondesho. hari abantu tumaze iminsi tuganira, hari uwo bita Mukwe Parupu. Nina kuvuga Mukwe Parupu kuko niryo zina bamuhinda. Ni izina ry'ubusitari, ngereka mvuge gutyo, sibyo? kuko rego umusitari ntabwo bivuze ko ari umusitari umwe baca mu ikayi. ubusitari burya burakorerwa, ni ibikorwa umuntu aba yarakoze bigatuma amenyekana ku icyo kintu. twarimo tuganira ku bintu bijyanye n'abakorera kuri social media, akomanta ku bantu barwaniye kuri kamera n'ibiki biriya bintu bo bivugaho iki? kandi ni abashumba b'abapasiteri, biriya bintu bo bivugaho iki? cyambere Pastor Mukwe Parupu ndamushimiye kuba yaragize icyo abivuga, gusa sinigeze nkurikira ngo umenye ko yabivuzeho nabi cyangwa yabivuzeho neza. ariko reka mwibutse ko usibye no kurwana ku social media, mu rusengero se ko badihana. oya none se mu rusengero z'abantu bajya barwana byo bibaho iki? Jewe ndi umugabo wo guhamya ko mu rusengero barwana. icyambere simbikira muri Bibiliya iraza gusanga Yesu asanze barimo baracururiza ihene n'ingurube. yahise abikubita umugeri. icyo cyonyine ni ikimenyetso kigaragaza ko mu rusengero bakubitanira. none hari igihe bari bagiye kumudihira mu rusengero, ubwo ndavuga Yesu ahita avuga ngo amaze kuvuga ijambo rivuga ngo umwuka w'Imana. kwaho ngaho numva ushaka kuntsinda. Nusoje avuga ko Yesu nawe mu byamuzanye no kurwana byari birimo, ahubwo mu byamuzanye yaje aje gukiza umwana w'umuntu no kurokora cyari cyarazimiye. ariko yaje aje kuri misiyo azi neza ko hari abazima babe bazamudiha.
niba ubizi neza banamukubise icumu mu rubavu bamukubita n'imisumari mu ntuza baramudishye kabisa. Okay, tugarutse kuri icyo cyo kurwana kuri social media no kurwana mu rusengero kugira ngo mbese ubihuze tumenye ibyo ari byo. Urabona muri iyi minsi ya none dusohoyemo muri ibi bihe by'imperuka ni ibintu byinshi cyane, ni ibihe dusohoyemo kandi bitari byiza. Ku giti cyanjye nka Ezekiel ntabwo ari igitangaza kubona abagabo babiri bahanganira kuri social media bakarwana, kuko no mu rusengero bashobora kuba batarwana nk'uko bariya bajyama barwanye ngo babigaragaze, ariko nuza kureba mu matorero yose atandukanye yubatse muri iki gihugu cy'u Rwanda, reka mbariho mvuga, uraza gusanga ubwabo batemeranwa kandi bakavuga ngo bemera Imana imwe. Uraza gusanga ADPR itemera restoration, kuko nk'ubu ngiye umuhanzi wo muri ADPR nshobora kujya kuririmba muri ADPR nkanaririmba muri restoration nta tegeko ribimpanira, ariko nta muntu wo muri restoration waza kuririmba muri ADPR. Urugero wari bwabone Israel Mbonye hari ahantu muri ADPR bigeze bamutumira, ariko kuri ADPR nuko badashaka kumutumira ariko yaza. Icyo cyo ni ikigaragaza yuko amadini n'ubundi ahondagura n'amadini arwana mu buryo bw'imyuka, ntabwo navuga ko ari mu buryo bw'umwuka, baba bafitanye intambara n'udushyari two mu buryo bw'umwuka. Ezekiel, urashaka kuvuga ko nta wundi muhanzi usengera hano utasenga muri ADPR? Urumva ADPR udashaka kuyisebya? Ntabwo ADPR ni itorero nkunda ryanjye kandi nubaha ry'umwuka, ariko nanone ryatakaje indangagaciro ya gikristo. Oya, mbere aho ngaho ntabwo tuhemeranwa. Uravuze ngo ni itorero ryawe, ariko urabasebeje niyo yaba umusilamu ntabwo yabisabye ngo azaririmba atambutse ubutumwa. ADPR se waza uri umusilamu ukavuga ngo urashaka kuririmba bakaguha kuririmba? Use waza uri wo muri restoration, uri umuhanzi wo muri restoration ukaza kwandika agapapuro ukaririmba muri ADPR? Natwe ubwacu bo muri ADPR hari aho twabanje guca, hari ikibuga twabanje gucamo, hari intambara twabanje gucamo, hari igihe ndibuka ko hari igihe nigiraga nandika agapapuro kugira ngo bampe umwanya wo kuririmba. Sawuli Imana yamaze kumwimika, ariko imirimo yakoraga ari itandukanye niyo Dawidi yagombaga gukora. Uyu mugabo wacu tuyoboye, Imana imuhe umugisha kandi ikomeze imwagure, kuko hari ikoti imwe y'abantu bamukunda, hari n'indi y'abantu bamwanga, kuko nta wangwa na bose. Wowe uri muri he kote? Njyewe reka nifate, kuko no mu gihe cy'amatora umuntu aba yemerewe kwifata. Uretse kandi ushaka gukorera nkamenya kote wowe urimo, nta kibazo. Ariko iya mbere, reba umugabo umara kwicara ku ntebe agahita avuga ati paruwase muzigabanye, urumva? Agahita avuga ati pasiteri ari ikintu cyambabaje. Tekereza guhagarika abapasiteri n'abarimu n'abana bajyaga badutumira, ubusanzwe nzongera gutumirwa n'abandi bahanzi bo kuri Safiro TV, buhaguruke turwanire turwanire b'abarimu bacu n'aba pasiteri bambaye inshingano, kandi muzika rero badutumiraga ni nabo baduhaga ituro ryo kujya kwirira rya bindi bita itike, ubundi twagera mu rugo tukazahuka. None mujyamaraje ati amaparuwasi yagabanye, raje atabarimu mubakureho. Ubu hari abarimu benshi Gatama, ba pasiteri benshi bajyaga bantumira tuziranye, nagiye gushyiraho izindi nkorokoro babandi bayoboraga uturere, barabayobora uturere nta n'umwe warunzimo ntaki. Ubwami bw'Imana Mana. None se nanjye kukubaza ikibazo, ni ukuvuga ngo uwakumva uko uri kuvuga ashobora guhita amenya mbese uruhande uherereyemo. None urumva ko ibintu bicitse? Ngiye nta banga, simfite ubwoba bwo kunca muri ADPR, kwa kugena maze gusobanukirwa ko Imana atari ADPR. Ntabwo ari ADPR gusa, Imana ni ya restoration, Imana ni y'abakatolika, Imana ni y'abasilamu. Nta muntu bundi. Hari indirimbo ya 21 mu Gakiza ivuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Dore navuga ngo nofia, kandi kuvugisha ukuri ni kwica umutumirano, sibyo? Kandi guca muziko ntigushya. Uyu mugabo kugira ngo yite mu kugabanya amaparuwase, yite gukuraho abapasiteri, atari we wabimitse. Ubusobe nitumukuraho bizagenda gute? Kari kubikora we nitumukuraho biragenda bite?
yagabanyije umuvuduko mwana. sha ubu se noneho Jewe nta banga sinshyigikiye ibikorwa bye, nta n'umunsi nzanabishyigikira. none se Ezekiel tukiri aho ngaho ubundi wari ushyigikiye ko umuntu aho aturutse aho ariho hose, ubundi iyi ni Safiro TV televiziyo y'abahanzi Cyane. ushyigikiye ko umuhanzi aho aturutse hose yaza akaririmba muri ADPR? Njye ndamutse mbaye representa egare wa ADPR mukuru nuko ntabibona, kuko ndabizi impamvu mbivuze arabizi ngo wabikura hese, n'ubundi ndabizi ko nawe nabibona. ariko wanabibona oya ntabwo uriya mugabo ntabwo wayimwicara nawe akureba. none se waziyamamaje wenda nko muri manda itaha? bibaye byiza bashyizeho amatora nanjye nakwiyamamaza urumva, kuko ndi umuhanzi. we ntabwo twagukira ahubwo size ibintu nakosora mbere na mbere ni uguhitamo ikaze icyitwa umuhanzi, ntitaye ku itorero asengeramo, namuha ikaze ryo kuririmba aho ageze hose agakorera Imana. Icyitwa umuvugabutumwa aho ageze hose agakorera Imana. Kabiri, nahita ndenganira mu kwepa rupfu. abana mu kwepa rupfu rero, niba hari gahunda yo gusubira mu bukwe, ngwino usubire mu bukwe. Ibyuma twamaze kumenya ko byaguzwe n'abana b'itorero, kandi nawe uri umwana w'itorero, bikoresha icyo ushaka cyose. wahita umuha ibya byuma bamwatse noneho akaba nta n'undi muntu bazongera kwaka ibyuma, ntibibaho. nk'ubukwe bwanjye nakoze kuri ADPR aho nasengeraga, banze ko mbuhakorera, ndinda kujya kubucumbikisha kwa data bukwe, mbukorera kuri ADPR yo kwa data bukwe. ADPR yo ku mudugudu wacu ntiyanyakira, nakirwa n'abandi. Rero izo ni imbogamizi nyinshi zigaragara muri ADPR. Aba bayobozi bacu bari ubu bagakwiye kubanza kwitaho, badahagaritse bariya akoboye bacu b'abapasiteri. ariko ubundi mu kwepa rupfu muraziranye? mu kwepa rupfu si ubundi wayoborwa mu kwepa rupfu, yarapfuye arazuka. nawe ndi mu bantu bapfuye ndazuka, ariko sinshaka kubigarukaho ntubingarureho. ngaho uretse ahubwo aho ngaho ntabwo nshaka ko uharenga, ni ukuvuga ngo nawe uri mu bapfuye bakazuka. muri make urumva, yaba mu kwepa rupfu yaba ngewe, hari n'undi n'akandi gahungu mperutse kubona kakiri agapeti muri nuza kitwa ngo ikira, kitwa Misigaro Paul. kariya nako nababonye karapfuye karazuka, sinabahakana kuko njye ninjiyemo, njye napfuye ku isaha ya 9 z'amanywa, ari kuwa 4 nzuka 9 z'ijoro. bakagombye kurara banshyinguye ntibanshyingura. wapfiriye uretse gato, wapfiriye rimwe ya saha Yesu yapfuyeho, kandi urongera uzuka mu rukerera. iyo tuvuga imirimo ya Yesu tunavuga naho twahuriye nawe, none rwamumaranye iminsi 3. none hoya aho ntabwo mwumvishe, urupfu rwakumaranye igihe kingana gute? Yesu rwamumaranye iminsi 3. uwo ni Yesu umwami wanjye. njyewe rwamaranye isaha ya 9 z'amanywa kugeza 9 z'igicuku, ubwo ni amasaha angahera. ubwo ni 28. oya ntabwo ari 28, ni nk'amasaha 10 njyewe rwamaranye, cyangwa 7 hafi aho. urumva? Okay, nk'uko wenda rwagufata 9, none 9 za mu gitondo ngo abari guzuka. yego. ubwo ni amasaha nka 12 hafi aho 10-12. yego. hanyuma se ngiye ndibaza, baba nk'uko muri batatu ndabona tayi n'imwe, nubwo uvuze ngo ni agahungu, ubundi mwazakoze gurupe y'abazuke. ntabwo nakwemerera uriya muhungu, yenda mu kwepa rupfu twakorana gurupe, ariko uriya waracyari umuhungu. mwaze mu kwepa rupfu arubatse, nanjye ndubatse. burase nk'uriya utubatse, tubwizanye ukuri, twakorana gurupe by'abagabo twajya tubiganira. ntabwo ari ibyo ndi kureba uko mumeze, taye ko mwese muri abazuke, mbese nkagendera kuri icyo. nyine abantu iyo bagiye gukora gurupe, mukora gurupe bitewe n'icyiciro murimo. uraracyari umwana. ariko ushaka kubona niyemera. none se ubundi ntiyemera, ninde uzanyemera? kabisa singushubiye se. urampamije kabisa. hadashatse
roki ejo bundi umwuka w'Imana amufate amanura ijambo avuga ngo hahiye koko ejo bundi umukobwa arupfumiwe no mu kiganiro bamubwiye ngo harashya ngo ntabwo nemeraga ibintu byo gutwika mu kanya gatoya ngo bazajya batwika bazamura. none se wowe ntabwo ibintu byo gushya wowe urabyemera cyane rwose ndemera cyangwa uri gutwika ubu ngubu? nubwo natwika nta wandi asa nta tegeko rihampanira gutwika, ariko kandi ibyo ndi gukora biri mu muhamagaro kuko njye ntabwo nazutse kubera imikino. nyamara ni ikihebe. kuba ikihebe gusa sibye kuba Al-Shabaab na za Al-Qaeda nizo za FDL n'ibindi, ariko mu murimo w'Imana shingiye Yesu ndimo, shingiye imbaraga za Yesu zikorera muri iki. Yaravuze ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo guhindura amazi divayi, urumva, kandi ikintu cyose mushatse ko gihinduka amaraso mukagihindura amaraso. Yesu ni hatari, aba mu kihebe pe. Yesu niyo mpamvu ubundi Yesu nta muntu ukorera Yesu atinya gupfa, nta muntu ukorera Yesu uba ugomba kugendera ku kinyoma. niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo abungeri baragira intama nabi, izacitse intege ntibazisindagije, izavunitse ntibazunze. Jye rero ndi gukorera Yesu ntashaka ko intama za Yesu zavunitse zisigarane igikomere. uyu munsi wa none icyo twakwisa itorero, twakwisa umubyeyi, ryabaye muka data. sinkubeshya, abashumba bari barimo baronka ibere ry'itorero babajugunye, aramuza abarimu bari bari konka ibere ry'itorero, Imana yari yaracometse ku ibere ry'itorero. abo bose bagiye iriya mu muhamagara Imana igihamagara. niyo wigeze usoma ngo usome yuko Imana yigeze ihamagara diporome itoranya Dawidi, ntigeze igendera kuri diporome. uyu munsi wa none ngo utarize teoloji ngo ntiwemerewe kuba pasiteri, ngo utarize iki, umwuka w'Imana barawunaze. ariko wibuke ko turi mu gihe cy'iterambere. iterambere se ni ryari ubundi twabaye mu gihe cy'iteranyuma? ubundi ntitwaheze mu iterambere, ntitwavuye mu bwiza tugenda tujya mu bundi. ubu se abo bagabo batubanjirije sibo dufatiraho urugero rwiza? ibyo batwigisha muri teoloji ntibatwigisha imyitwarire y'uko bagiye bagenda, sibyo batwigisha? bivuze ngo rero nta munsi n'umwe yigeze abaho iteranyuma, ahubwo baravuga ngo iterambere nta gihe ibintu byose bitari iterambere, ahubwo igihe ni cyacyo. Yes, turabashimiye mwese abakurikiye Safiro TV, mukomeje kubana natwe. Twarimo tuganira n'umuhanzi bita Ezekiel Rukundo, aratuganiriye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turimo dusoza, ni ubuhe butumwa wabwira abahanzi, abavuga butumwa n'abantu abakristo muri rusange? Icyambere, abahanzi mumenye neza ko utangiye akubita abashumba, akakubita abapasiteri, agakubita abarimu, namwe nta mpuhwe bafitiye kuko araje. Cyambere arahagurukira ahangaha ngo navuze nabi, kandi ntavuze nabi, navugishije ukuri. reba uyu munsi dufite radiyo y'itorero, birababaje kuba utakumva ko hari umwanya bageneye indirimbo z'abahanzi, ngo bavuge ngo abahanzi bose ba ADEPR nk'uko bishyize hamwe, sibyo? kandi igihe biriya bikorwa byari biri gukorwa, bashyizeho itegeko ati nta muntu n'umwe utagomba gutanga gisozi. Gisozi abajama bayishyizeho ewana, turayimitinga twese turayitanga, radiyo y'itorero iraboneka, iriya pisine iraboneka, buri kintu cyose kiraboneka. ntibarangije bavuga ati ubwo umutungo w'itorero ubonetse, abajama bakurikirane bariye amafaranga y'itorero. ibyiza bakoze kugira ngo tubibashimire, babanaga muri gereza, imanza ziratangira ziragira, kandi batugejeje ku iterambere. bivuze ngo uko byagenda kose
ADEPR nibashimira mwiriro urumva bafashe umusaza witwa Samuel ariko kambabwire mpite ntanga n'ubutumwa igihe cyose ADEPR itoro ryose rya ADEPR cyangwa se abakristo bose ba ADEPR batarasobanukirwa ko Samuel urumva uriya Samuel wayoboye ADEPR batarasobanukirwa ko uriya musaza yakoze ibikorwa kandi akiri umushumba wa ADEPR nta munsi n'umwe ADEPR tuzagira amahoro nta munsi igihe cyose bataramugarura ngo bamubwire ati muzehe urumva fata inkoni ubundi uyishyire mu maboko y'Uwimana yateganyije nta mutekano tuzagira muri ADEPR icyakora nibagiriye yerekwa nk'ibyo mfite bakaba bati muzehe mu buhungiro wari wibereyemo abana bawe bagukeneye nk'umubyeyi bwa burere wadutoje turabukeneye garuka nagaruka akicara kuri iriya ntebe yego nta gihe kizashira azatabaruka urumva ariko azatabaruka sizatanze ubutambyi naho ubundi aracyari umutambyi rero twatangiye ikiganiro ariko numva wise winjira ahandi hantu n'ubuhanuzi cyangwa ni ibintu usanzwe wari ufite jewe mperutse kujya mwiyerekwa mu gihe cyatambutse njya mwiyerekwa riri serious ry'inzozi ndota nimikiwe kuba representa jewe ninjye uri kwivuga nta wundi ni inzozi igihe niroteye nimikirwa kuba representa wa ADEPR nkimara kwimikwa nahise mpamagaza uriya musaza ni mu nzozi bataza kunyumva nabi ngo bumve ko ari ibitekerezo bya nibyo narose mu nzozi ndangije mpamagaza uriya musaza Samuel na ziriya mvi ziwe urabona ko ari urwererane muhamagara aza mukora mu biganza ndamubwira nti muzehe sinshobora gufata inshingano zawe urumva ngo nindangiza nicare mu ntebe yawe akira ngubu ubutumwa Imana yari yangeneye kuguha akira inshingano zawe akira uburepresenta bwawe yobora ADEPR inkoni bari bampaye banyimitse nyihereza Samuel twari turi muri stade inkuru y'igihugu ngiye kubona mbona nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame Paul perezida wacu araza yicaye mu mwanya twari turimo aho twe twamuteguriye intebe yaraje ankora mu biganza afata Samuel amukora mu biganza birangije Samuel afata ijambo amaze gufata ijambo atwigisha ijambo rivuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira petando wene sta aramanuka agera ku ijambo riri mu bice 14 ni muri ibi bice bya 91 muri Zaburi umurongo wa 14 havuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzabana nawe mu makuba no mu byago nzamuhaza mu icyubahiro ndetse n'uburame azanyambaza nanjye mwita maze kumuha inshingano igiterane turagikora amakorara araririmba zino za Hoziyana zo mu Gakinjiro ziraririmba ibintu birahinduka mbona birahindutse dushoje igiterane bampa imodoka ingeza mu rugo muzehe nawe ajya mu rugo perezida nawe aritahira dusoza igiterane ngiryo ngewe yerekwa nabonye noneho narakangutse ndavuga kubera iki nahawe icyubahiro aho kugira ngo nkigenderemo nkagihereza mitambona ko umuntu wari we wese wicaye ku ntebe ya representa egare wa ADEPR uwo ari we wese uyicaye atari Samuel ari mu cyubahiro cya Samuel si icye
mpita mbona ko mpawe SMS ivuga ngo icyo cyubahiro wicayemo si icyawe, gihereze nyiracyo. Hanyuma nyiracyo nitegereza akabona ko kigukwiriye azakigusubiza. Gusa icyo nabonye nyuma yaho nk'inshuti na muzehe witwa Samuel, tuba inshuti kandi mbona ibintu byose bigiye ku murongo, mbona zino ntambara zihora zicicikana muri ADEPR ziki zirahagarara, ibintu byose bigenda neza. Ndavuga nti nderetswe kabisa. Iryo gihe niryo yerekwa niboneye vis-a-vis, apana bya bindi byo kwanga gutwika ngo cyangwa kujyara ngo cyangwa kugira gute. Nabirose mu nzozi kandi mbibona gutyo, fatiraho kugira ngo ngiye niyaka icyubahiro nari impawe. Uzigira cyubahiro ubaye kugenda muri V8 ushyiramo mazutu utigeze ugura wowe, torero ryabikumenye, mushahara amafaranga bari hari ndaje ndabyiyaka mbere zuri. Bivuze ngo rero baba bari abatipe ba mbere Imana yakoresheje bakatwubakira dove, bari bicaye mu muhamagaro utari wabo. Yaba n'uyu nguyu uriwe nabyo sinabitiwe, yicaye mu muhamagaro utari uwe. Urumva, kubera ko iyo utanga ubutumwa ubutanga uko wabuhawe. Ninjye rero Imana yafatiyeho urugero. Sinigitangaza Ezekiyeli, kandi bazi ko Ezekiyeli hari uburyo Imana ijya imukoresha. Ezekiyeli wanditswe muri Bibiliya uburyo yamukoresheje, namubwiye ngo genda urongore mu maraya. Agenda aramurongora amuzana kandi bitemewe. Rero nibantera amabuye genda Ezekiyeli, nta mpamvu yo kugira ngo tugumize abantu mu rujijo. Niryo rero ko Imana yampaye. Nawe nk'umunyamakuru cyangwa n'abari kurwumva baritekerezeho, baraza gusanga ibyo mvuze la pesta ari ukuri 100%, kandi baraza gusanga ari ubutumwa bugenewe itorero rya ADEPR, nta mikino. Rero babandi bagendera mu kwa bavuga ngo sinavuga ngo batanyica ngo sinagira gute ngo bitagenda gutya ngo batanyura ku mugati, batinye kuvuga ukuri none kuko batinye kuvuga ukuri kwarakozeho bahita babambura inshingano. Ariko reka mbabwire ngo umucunguzi agize gute, arahari, ni Yesu Kristo mwene Dawidi, wa wundi bateye imisumari. Twe rero ntabwo duhabwa ubutumwa kubera ko dutinya gupfa, ntabwo duhabwa ubutumwa kubera ko dutinya gufungwa, ntabwo duhabwa ubutumwa kubera ko dutinya kuzabazwa ibyo twavuze. Tubivuga twabihawe n'Imana, kandi niba mbivuze nabihawe n'Imana, Imana biri mu ruhande rwanjye rwo kumburanira. Rero nubwo butumwa nge nahawe, sinzi impamvu bije gutya kugira ngo mbivuge ubunene nariturije, ariko ntunzi kamera ndi kwivugira ibyo byose numva biraje. Mana ishimwe ko ari cyo gihe cyo kugira ngo bitambuke. Turashimiye, murakoze cyane gukurikira Safiro TV. Amara Imana akomeza bane namwe mwese mukurikiye. Mukande subscribe, like, share, comment, tukomeze kubana. Ndagira ngo utubwire kuri buriya buhamya bwo kuzuka, bwo gupfa ukongera ukagaruka mu mubiri, niyo byaba nk'iminota nk'itatu cyangwa ingahe tugasoza, ubundi byagenze gute wowe? Yewe wenda ntabwo nshaka kubyinjiramo kuko ni birebire cyane, wenda abantu bazabigaragaza ko babikeneye, uzi ufata umwanya kuko ni ibintu bishobora gutwara isaha imwe cyangwa ebyiri, kandi urabizi ibintu bitwara amasaha nk'ayo ngayo abantu benshi ntibakunze kubireba. Cyokora niba babyisabiye, nzababwira itangira ry'ivuka ryanjye, mbabwira uburyo narozwe. Kuri social media abantu benshi bakunze kuvuga yuko ngo ari gihe wasangiye ingurube n'uburozi. Nasangiye uburozi n'ingurube, ariko siko biri babitwara muri titire, ahubwo ngiye nararozwe. Bwa burozi bandoze habaho kubundutsa, kwa kundi bandutsa ingurube zirya wa mwanda ndi kwituma, mwanda ndi kwituma urimo uburozi, zitazandura uburozi. Naje kugera mu gihe cyo gupfa, mfa kuri iriya saha nababwiye, nzuka kuri iriya saha nababwiye. Nyuma y'iminsi 3 nzutse, za ngurube uko ari 3 zirapfa. Icyobo nakagombye kujyamo kijyamo ingurube. Niyo mpamvu ngiye ndi guhanura iby'Imana yanyeretse, nta confidence, mba numva mfite confidence zabyo, kuko mbashimira Imana aho Imana ya. None se Ezekiel, unyemerere nzaguhuza n'abagabo babiri, uwo bita Daniel
mukweparupfu niyo bita imisigaro wihangayika. Ndashaka ko tuzakora ikiganiro twese turi kumwe noneho mukampa ubwo buhamya uko muri batatu. Uratwemereye? Shambere Daniel ngo bita mukweparupfu niba ari mukweparupfu ubuse twaba twarahuriye ku irindazi rimwe n'ibishyimbo by'ijana nkanga ko duhurira mu kiganiro. Uriya mugabo ntuza Misigaro Paul twaba twarahuriye kuri kamatira ka Sempre nako bakakatwiba nkatandukana nawe njya kwishakira umugore. Rimwe na rimwe hari igihe aza akambwira ati mwana amakuru y'ubusiribateri rero yazi ntuzi ukuntu bimeze, ubwo nkahitamo n'icyo ambwiye nkamenya ko ambwiye ko imbaraga zo mu gifu byaba yatara, ahubwo abantu babaremere. Abatipe bafite ibibazo bikomeye cyane. Na mukweparupfu yarubatse ariko uriya mutipe ngo ni Misigaro Paul abantu bamumenye rwose nibazagira narira n'ikiganiro kibajya banza barebe uko nahunyeza mu maso. Abahagaze n'abahengamye cyokora nanjye ntabwo byangwa nabungiriye neza mbona n'uduhumbi nk'ijana nkaho ngaho nakwikorera indirimbo kuko umuntu abahengamye nkanashutinga mukweparupfu ejo bundi twasenganye ku musozi arambwira ati mfite simukadi ya mobile money narayifunguje ariko nta gishoro mfite. Ubwo n'abantu babonye buriya buhamya bwiwe wenda bazanagerageza bashaka akanimero ke bamutere niyo nkunga nibwo bamuhibunda isengane yajya mu muhanda agakora. Ubwo rero abo bagabo bombi uko uzabishaka ndabyemeye, ahubwo nibo bakanda subscribe kuri Safiro TV ariko na Kanani TV apana Kanani TV Kiranuka TV niyo channel yanjye bajyeho bakanda subscribe barebe indirimbo zanjye zazindi navuze. Na Kanani TV ni channel nkoreraho umurimo w'itangazamakuru ngende umunyamakuru wo kuri Kanani TV naho bajyeho none umugisha tayari harahiye harakongotse. Twasoza usenga nta kibazo turasenze cyangwa se tutanasenze nabyo ntacyo bitwaye kuko iby'Imana bihora bisengeye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abwirwa beneyo abwirwa benshi akumvwa na beneyo, kandi nongereho mvuge ngo nta cyahishwe nta cyatwikiriwe cyangwa se nta cyahishwe kitazahishurwa. Imana niyo nyir'umurimo kandi ni nayo nyirayo byose. Bave ku bivuga ngo ubuyobozi bwose ngo bushyirwaho n'Imana, ngo byose ngo bishyirwaho n'Imana, igihe n'igihe cyacyo. Uwiteka turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, tugushimiye n'ibitangazo ujye udukorera. Tuvuze ibyo wari wateganyije ko tuvuga mu izina rya Yesu, berekeresha umugambi wawe kandi ubikore uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo, amina.